Haleluya, ndagira ngo dukomeze n'inyigisho yacu hejuru y'amakamba. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2, ibice 4 ku murongo wa 8. Haranditse ngo, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Tumaze kwiga amakamba 2, turebe irya gatatu. Uyu munsi turiga ku ikamba ryo gukiranuka, cyangwa ryo bita mu cyongereza crown of righteousness. Ni ikamba kandi Pawulo yavuzeho aribwira Timoteyo ubwo yamwandikiraga asa n'umusezera, amubwira ko amaze kumera nk'igitambo, avuga ko igihe rwose ke gisohoye, igihe cye cyo kugenda. Yarimo kuvuga ubutumwa mu gihe cye cya nyuma. Rero abwira Timoteyo ukuntu yarwanye intambara nziza, amubwira ko yarangije urugendo, amubwira iby'uko yarwanye intambara nziza. Aramubwira ati rwose ibyo nagombaga gukora narabikoze, ariko arangije aramubwira ngo ibisigaye bikiwe ikamba ryo gukiranuka. Ikamba ryo gukiranuka, ikamba ryo gukiranuka, ntabwo ari ikamba ry'ubugingo, ni ikamba ryo gukiranuka, niko Bibiliya itubwiye. Ikamba ry'ubugingo naryo tuzaribona nyuma, ariko reka tuganire ku ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Ati nyamara si njye njyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Ikamba ryo gukiranuka, cyangwa se n'ikamba ry'abatsinze, ni ikamba abantu bazahabwa kuko bakunze kuboneka kwa Yesu, bafitiye urukundo kuza k'umwami wacu Yesu, babifitiye urukundo, babitegerezanyije amatsiko, bategereje amatsiko guhishurwa k'umwana w'Imana, bumva babikunze, bumva bibashimishije. Abantu bakijijwe bahoza imitima yabo kuri ibi bintu, bahoza imitima yabo ku biri mu ijuru, bahoza imitima yabo ku byo bazahabwa, ku byo Imana yatwiringije. Pawulo avuga ngo narwanye intambara nziza. Intambara yavugaga ni intambara yo kwizera, ni intambara yo kwizera ibyo bintu. Mu gitabo cy'Abaheburayo habonekamo icyo kwizera icyo ari cyo, mu gice cya 11 bakavuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Iyo tuvuze ibyiringirwa tuba tuvuze ibyo Imana itwiringiza, ibyo Imana iduha kwiringira, ibyo Imana yaduhaye ngo tubyiringire. Mu byo Imana rero yaduhaye kwiringira harimo n'aya makamba turimo tuganira. Ubu turi kuganira ku ikamba ryo gukiranuka. Ni Imana iraritwiringiza ko izaritwambika, kandi izaryambika abantu bakunze kuboneka kwa Yesu bose. Ikamba ryo gukiranuka, abantu benshi muri iki gihe bazi ko bizera, baranabivuga, baranabyamamaza, ariko kuvuga ko umuntu yizera ntago ari cyo gisobanuro cy'uko yizera. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Iyo umuntu amaze kumenya ibyiringirwa arabiharanira. Bibiliya itwereka ibyitegererezo by'abantu bizeye.
Bibiliya itwereka ibyitegererezo by'abantu bizeye, uburyo babagaho, uburyo bahoraga batumbiriye umudugudu bajyamo batumbiriye ijuru. Reka dusomemo bikeya kugira ngo bize kudufasha. Abaheburayo 11 ku murongo wa 13 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira. Urumva, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Bavuga ibyo abantu benshi bizeye, bavuga ibyo kwizera kwa ba Mose kwatumye yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, bavuga ibya Isaka, bavuga iby'abantu benshi. Iyo bavuga ibi byo kwizera, ari naho bavuga ngo babicishaga inkoni, ngo bakabakereza inkerezo, kubwo kwizera bakabyemera, ngo bakicishwa amabuye bagakereza. Hari aho banavuga ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Rero abo bose nibo byitegererezo byacu byo kwizera. Nuko nguko abantu bakunda kuzabona Yesu, abantu babyizeye, abantu nuko babaho. Hanyuma rero haravuga ati ntago ari njye njyenyine uzahabwa iri kamba ryo gukiranuka, ahubwo yaravuze ngo ni abantu bose bakunze kuzaboneka kwa Yesu bose. Birasaba rero kurwana intambara nziza yo kwizera, ugahagarara mu mwanya wawe neza, ukizera ugakiranuka. Iyo tuvuga kwizera, tuba tuvuga nyine kwizera ukamenya. Ntabwo ushobora kwizera utazi ibyo wizera ibyo ari byo. Ugomba kumenya ibyiringirwa, ugomba kubimenya iby'Imana ikwiringiza kuzabona, hanyuma ukizera, ukabyizera, ukabyiringira, ukabaho nk'umuntu wizera. Mu Baheburayo baravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa twihanganye. Hari aho banagera bakavuga ngo ntago turagera ngo aho tuvusha amaraso mu ntambara turwanya ibyaha. Urumva, umuntu arakiranuka akarwanya ibyaha ku buryo ashobora no kwemera ko amaraso ye ameneka. Nuko nguko ukizera ugakiranuka kugera naho ushobora kwemera ko amaraso yawe ameneka. Bashobora kukubamba, bashobora kugutwika, bashobora kukurenganya ibintu bitandukanye, bakakugirira nabi, ariko ukemera ugakiranuka. Naza no kugira ngo musabe wigenzure, urebe koko wakwemera kumena amaraso ariko ukarwanya ibyaha. Ako kazi urimo ukuntu wakabonye, ese buriya wakabonye mu buryo buhesha Imana icyubahiro? Abantu benshi bari mu kazi ariko bagiyemo mu buryo budahesha Imana icyubahiro. Nimba waratanze ruswa kugira ngo ubone akazi, ubwo koko urumva uri muri aba bantu bizera bazahabwa ikamba ryo gukiranuka? Tujye tuvuga ibintu tubivugisha ukuri. Nimba utabasha no kwihanganira ubushomeri bw'iminsi ngahe, ukemera ugaca ku ruhande ugakora ibyo Imana idashima, ngo ni ukugira ngo ubone akazi, cyangwa se ni ukugira ngo bigende uku n'uku. Urumva uko wanamena amaraso kubera gukunda Yesu.
iri kamba rizambikwa abantu bakiranutse kandi gukiranuka ntabwo ari ikintu cyoroshye, nubwo kubivuga byoroshye ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Ugomba gukiranuka ugakunda Yesu, ukabimwereka ko umukunze kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose, hanyuma nawe akubikiye ikamba ryo gukiranuka. Ubwo nibwo buryo ushobora kumwereka ko umukunze, ukamukorera. Hanyuma ni ikamba ryo gukiranuka, crown of righteousness. Iyi ni ikamba Yesu azambika abantu bamugaragarije urukundo, bamugaragarije ko bamukunda, bamutegereza bafite amatsiko, mbese bakamukorera ku giciro icyo ari cyo cyose, bakamukunda. Ndaza kugusaba ndi musozi y'inyigisho kugira ngo urebe urukundo ukunda Yesu nimba rutunganijwe rwose. Urukundo burya rurageragezwa, koko ruhari, rurageragezwa. Biriya byakubayeho byatumye ukora ibyaha, buriya wari urimo ugeragezwa gukunda Yesu koko. Buriya byarimo kukugerageza ngo birebe ko ukunda Yesu. Biriya wanyuzemo ugatandukira, cyangwa ibyo uri kunyuramo muri iyi minsi bihabanye n'ubushake bw'Imana. Urimo kureba ubuzima ukumva urabutinya, ukareba abana, ukareba umugabo cyangwa ukareba umugore, mbese ukabona ibintu birakomeye, ukicira inzira ugashaka ukuntu bigenza. Ndashaka kubwira ko biriya byose biri kukugerageza ngo birebe ukuntu ukunda Yesu. Yesu yigeze kuvuga ngo umuntu utasiga se na nyina n'abashiki be n'abandi bose kugira ngo ankurikire ntabwo akwiriye kuba uwanjye. Yesu niwe ukwiriye gukunda mbere y'ibindi byose, kandi nubigenza neza ukagenda mu nzira ye, ibindi azabyikorera. Ndashaka kubwira ngo nkubwire rero ko hari ikamba rizahabwa abantu bakiranutse muri iyi si, bagakiranuka, bagakunda Yesu, bakamugaragarije urukundo rero barumugaragariza bakiranuka, bagaragaza ubunyangamugayo, bagaragaza ko ari intungane muri buri kimwe cyose. Mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo nkuhamagarire gukiranuka, nguhamagarire kwizera Yesu, nguhamagarire kumukorera, nkwibutsa ko bifite ingororano, bifite ikamba bizambikwa, ikamba ry'ubugingo. Yesu yarariteganije, abantu bose bazakiranuka bazambikwa ikamba ryo gukiranuka, bazambikwa ikamba Imana yateganirije abantu bose bagaragaje ko bakunda Yesu. Haleluya! Ndumva mfashijwe. Ndashaka kugira ngo nkubwire ko ibi dukiranuka, ugakiranuka ku gato no ku kanini, bifite ingororano, bifite ikamba, bifite umumaro. Ntago ari ibintu bizapfa ubusa, ntago ari ibintu bizapfa ubusa, bifite ingororano ikomeye mu bwami bw'Imana. Nagira ngo rero dusoze, twaganiraga ku ikamba ryo gukiranuka, crown of righteousness. Tubonye ko rizambikwa abantu nyine bagaragaje ko bakunda Yesu, barwanya intambara nziza yo kwizera. Uyevariwe, wisuzume, urebe aho ugeze mu rukundo ukunda Yesu, urebe aho ugeze mu gukiranuka. Hanyuma nusanga ibintu bitameze neza, ufatanye nanjye gusenga. Reka ngo amasegonda makeya witekerezeho, niwumva twafatanya gusenga iri sengesho, turasenga hanyuma dusaba Imana itubashije gukiranuka. Reka dusenge. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana igira neza, tugushimiye ko waduhaye umwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Tubonye ko hari ikamba wateganirije abantu bakunze Yesu, bagakunda kuboneka kwe. Turagushimiye ikamba ryo gukiranuka, turashaka kuryambara, kandi ijambo ryawe iyo rivuzwe turatsindwa. Turagusaba rero kugira ngo umuntu wese ritsinze akumva yakwihana, kugira ngo umubabarire, azambarire ino kamba. Ndakwinginze kugira ngo umubabarire, umweze, umutunganye, kandi umubashishe kuzambikwa rino kamba. Bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo turi kumwe mu izina rya Yesu.